waje ukanywa icyayi ukajya mu kazi. Urabona utatinze. Urabona wabyukiye mu masoko. Ugeze ukajya mu kazi. Abana nabo babyukiye mu masoko. Uzi ko abana bagutaze kujya ku ishuri. Session nabyukira rimwe nabo. Eka muzanire icyayi. Bisigaye binanira rero. Shiri ndaje mufungire. Banguka. Shiri wajye wambara karuvati neza. Wagize vuba kandi ku kazi barakwirukana. Nani sukari? Nzi ko utabyumvise. Shiri, nani sukari? Nzi ko utabyumvise. Ako se ubona muri ubuzima tutabuhaze. Byari ibintu bicanga. Reba abana bagiye banywa icyakoma kitagira isukari nawe unywa icyayi kitagira isukari tumaze igihe ibyo ndabihaze. Nose urifuza ko nkurikiza? Ako se sheri ubundi mu urabizi muzoka ngenda ku kazi ikintu cyose nyigerageza uko nyishoboye. Umva sheri ngiye muri stock umuciro washizemo nta biryo dufite usobana nibaza bararya iki. Ngiye sheri bimaze kubihaga n'ukuri. Ako nyine ugerageze rwose ntabwo twongera kubura urebe uko bigenza kugira ngo ntabwo ibyo byazavamo. Sheri amasaha yageze rwose. Okay. Reka njye mu kazi amasaha yageze. Ngiye ushaka gukora isuku. Reba inzara zanjye ko ruzisa. Ngiye wanshatse meze gutya. Reba umusatsi wanjye. Shije umaze gusaza sinzi nimba atanagitujuna nabibona. Ubwo ushaka ukuntu bigenza nakuna abana bazajya birirwa bandirira impande we wigiriye mu kazi. Wayaguza wayakurahe ubu nyiri urugo naraje mu kanya uru rugo ngiye rumaze no kundambira. Kuko mana ubuzima ashatse umugore mukuyi w'abandi mwana w'abandi mwicishije inzara abana nabyaye nabo ntuba kubagabura birananiye nyirinzu nawe nuko amadeni impande n'impande arangose mana wamfashije ko nta babyeyi bari bumfashe ko nta n'inshuti. Ako si kuko mana ubu urugo nirwo wansezeranyije koko ko wansezeranyije ko uzanyubakira urugo ubu ururwo wansezeranyije koko inzara iranyishe mana abana barandirira mana ushaka gushaka nabi ntako bimeze. Wakariho kazi mwirirwa mukora munyohereza ngo namwe muri mu kazi. Narushahara amazi iminsi hari akazi. Amazi iminsi se kari hehe? Ibintu muba murimo ni ibi? Sana document yose aho ngaho. Ubu se ibi ni ibi? Rwose. Ni karibu. Mwaramutse? Waramutse, welcome. Mwaramutse? Mwaramutse?
impapuro z'akazi. impapuro z'akazi niba murimo n'ibiki mabuja yarakaye ntabwo ubibona ngo tumaze iminsi twica akazi. Diane, ibi ni ibiki? Ino mikino ni bwoko ki? Ntabwo ubizi buriya mabuja yarakaye ibyo uri kwivugishwa ngo akazi twarakishe none nanjye yatumye nk'umutwe niba atagiye kutwiba. Gerageza uko ushoboye, urabizi. none se wari uragiye yarakaye Amasegonda angahe ngo twishe akazi. mabuja nose uranyirukanye. ntabwo bireba se Mabuja wambabariye. unanguraho Mabuja wambabariye. oya Kwinginze. ariko wabaye uteye Ndakwinginze. Nakubwiye ngo Nose sohoka. mabuja umpaye ikibyimbye. sohoka ibi ndabirambiwe buri munsi nta n'isa tenda vaga nta n'isa ni mugamuteza umuntu muri bizinesi ye mukamuteza umutwe nasoni nzakikora cyangwa nzashaka n'ubundi mabuja bya bindi rero twabisoje ndabona ko byarangiye. mabuja byo nazisoje ndabona birangiye. hanyuma rero nawe ndabona uri kunzengereza nudakora akazi neza nawe uhita ugenda inzira yanyuzemo ntiwamubonye umukurikire n'undi mumeze kimwe mwirirwe mabuja. turirirwa ase muri mbwemageze ku muhanda ko namubona ko nizete koro amakuru yawe makuru ni shabyirukana kera ndabona barakuze iyo misatsi se yo sha nyine narakoze shabyirukana kera urakiga se oya sha nasara guswa nakoze ubukwe suko utanumiye nk'umwex ugomba kumutumira oya bagise barabagise ahubwo umva ko rero cyane nkwamagaye nkwamagaye ngo ndakwinginze nguriza amafaranga pe no kuri ndayakeneye amafaranga kuri nyine amafaranga mu bihe buryo se ubwo sha mfite ibibazo mu rugo rwanjye no kuri nyine amafaranga se umugabo wawe nimba nibeshye neza ntabwo murengeje ukwezi umukozi ubu shaka wambabariye kuko wambabariye nukuri nyine nk'ibihumbi 600 ubwo wapfa kwibona byoroshye shambwira
ndayashaka pe. kuyabona zisuze uburyo bigiye 500 kugira ngo umuntu ahita yagwa kandi wabizi ko uhamamagaye nsumbwira ntabwo nzi ikintu wahamamagariye none usubwo ngo wowe ngo yabone akosha ufite n'imisatsi myiza Nuko ntabwo urahinduka ubundi wowe. umpinduka gute se Nyine mbwira. kugira yabone nyine urabizi ni ewana wagwane tu Sekuru ntabwo urahinduka. bite se impinduka gute Wakubaho ko ndi umugore w'umugabo. se bivuze nta n'umwana muntu afite ibyo bivuze Dufite abana 2 bakora. abo se mwabyaye jya Kera. kikarimo warabye kikarimba ari wa wundi wagutenda mwiga ahubwo we mbwira ufite gahunda ejo nsange mu rugo nyaguhereze tunabikemura Burya abantu kuyamba n'amafaranga. Umva ndaje njye kwibaba mu buzima bucya mfite n'umugabo wanjye ntabwo ariko se ubundi babwiraga ibiki iyo ugenda mu kwibaba ibyo byo kwibaba byanyu mukaguma kabakobwa b'iki gihe 500 ubuse 500 bazi ko bahita bayabona oho Halo? Abana urabirukanye? Tica wambabariye bakaba bagumye ku ishuri ko ndi kugushakira amafaranga. Tica ndakwinginze bamfashe amafaranga ninyabona ndayakuzanira. Nyine hari ukuntu biba byanze, ariko ndimo kugerageza. Sawa urakoze. Nise mugabo mwiza ko utakekanye. Ndumva nashaka kuvuga. Mbwira impamvu ikintu gitumye utaha kare. Ku kazi baranyirukanye. Unguki? Ku kazi baranyirukanye. Ariko n'umwaka byara. Ibibazo abana barabirukanye, ku kazi barakwirukanye, inzara yatwishe, inzu uziko nyine nzu mukanya muri aka kanya agiye kuza kudusohora. Ntakiri mfite cyo gukora. Sheri biki? Akuseshera ubundi ubona ibintu tuzabivamo. Njye n'ibintu mba ndambiye mu by'ukuri. Ubundi mama ibintu tuzabikora hiki. Okay. Ubuse. Hello? Uraho neza? Mama Kamikazi? Yambi wabaga hera ashize imyaka myinshi. Mama Kamikazi ngo twagiye mu Bufaransa. Oya ntabwo ndabona akazi ndacyari mu rugo ni ibintu birebire ntabwo nabasha kubigusobanurira. Wamburiye urumva WhatsApp ntabwo nyibaho narakenye ndayigurisha niko kuri urabizi ko najya nkubeshya narakenye ndayigurisha pe. Shanga uzimbwire neza se. Jesus nta kibazo pe. Iyo nimero nyine iba muri momo nta kibazo wabikora. Abana bo bari bameze bateze. Okay urakoze reka nyirebe message. Shirido Miliyoni veni zose ni zacu. Imana iratabara.